ntare mureba hano nubwo bwose afite igarade hano rya Brigadier General ariko ni rya kera ubundi ni Major General yitwa Joseph Nzabamwita ariwe wari mukuru wa zamaneko zose ubu numvise ko yabaye n'umujyanama wa Perezida Kagame ariko icyo nshaka kuvuga kuri uyu mugabo ntabwo ari uko agiye kujya kuba umujyanama wa Perezida Kagame ahubwo ni character ye mbona ifitani huriye gatoya niya Fandi Kagame ngiye niko mbibona ariko iyo ni analyse yanjye nikore kuva kera n'umugabo ugaragaza gukunda akazi cyane niko nabibonye hari benshi bari bakunda akazi ariko ari muri ba bantu bakunda akazi cyane icya kabiri gukara nshaka kuvuga nabaza gusobanura kukuvuga ku muntu w'umuyobozi yenda bandakara cyangwa abandi bakantuka nta kundi ariko ndavuga gukara birimo akantu gashaka kugiramo umwaga ndakavuze ndashaka kazi akantu k'umwaga no kuvuga ngo na Fande wacu ndavuga Fande Kagame nawe agafitemo rero aho mbona basa naho kuba mbese wa muntu ubona nyine ukabona afite igitinyiro n'akantu k'umwaga kakazamo ukabura mutinyi no kuvuga ngo jewe ntabwo nakwifuza gukorana na Wamfete cyangwa se gukorana na Fande Kagame oya ntabwo nabishobora kubera ko ndi umunyamafuti abantu nk'aba ntabwo bakorana n'umuntu w'umunyamafuti bishoboka ariko mwafane kabarebe twakorana yananga yanagira nkagenda nkabihindura yagute kuko uri yampamo ikintu cyo gutinyuka uyu mugabo ntabwo natinyuka kimwe na Fande Kagame oya barakaze kuko harimo n'umuntu ushaka gukara gutya ariko we nkabona bivanze ukuntu nta kwifu reka ninjye kumuvuga reka mureke cyangwa muvuge niba kwa nkubise rushye bitwa Mushyuka Manzi ariko ntabwo byenda gusa ibyo ni indi style uyu afite style yenda kumera nka Fande Kagame aramutse rero ari wa muntu ugira n'ukuri nkawe uyu Rwanyonga yaba arimo umuyobozi uteye ubwoba yaba ari muri babandi ba number 1 kwa ariko ibyo kuba ari wa muntu w'umunyakuri n'iki sinabimenya ko sinigeze nkorana nawe naho ukuntu ateye n'ukuntu yarangigishije niyo abantu babazaga ibibazo ko yanasubizaga naramukurikira kubera ko genda umuntu uzi kwigana abantu naramukurikiraga n'ukuntu twigeze no gukora inama y'umuntu w'ubukwe y'umuntu w'inshuti yanjye uyu afite ibyo apana munsi y'ikigo Kacyiru muri polisi ntabwo arabyibuka bibonye ukwezi kwibatabireba ndamureba twavuga gusa katuzamukana mu gatoya mu mayeri nkabibona arakaze rero ngiye ntabwo nkunda gukorana n'abantu bakaze kuko nagira stress kwa nagira stress sinzi ko unahumuye akayoga yakubabarira ariko twagiye twakomeje ariko yaranyigishije mu gihe twashaka kuvanga ingabo za Kagame n'ingabo za Habyarimana kubera yuko ubwo nari mu bari batoranyijwe kuzaba abajandarume uyu rero atwigishaga amategeko yari muri ba bantu bari barangije kwiga muri universite ngira ngo ni Makerere yari afite garade twaranganaga afite garade rya Serge ariko nkabibona ko ryari rya garade ryo yakanya gato ryo kuba kuko ntibahita bagukubita liyetona ubwo nabaga mbizi ko agiye kubona liyetona ye nk'umuntu wize amategeko ariko muri bo bari kumwe bose harimo n'abandi b'inshuti zanjye n'iki uyu niwe nabonye reka nkoresha ijambo kuko atari perezida reka nkoresha ijambo ry'ukuri uyu ni Bushari uyu ntabwo twakorana fasiro magena nacanganyikirwa nagira koba ariko yakoze imirimo yose yabaye umuyobozi wa auditora militeri yabaye umuvugizi w'ingabo yabaye umuyobozi w'Amaneko urabona byose nta hantu namubona acikwa azi gusobanura ariko namurega ni mu matari yabyibuha ry'inyoko rindi nagira koba sinabeshya naho ubundi uyu Rwanyonga agomba kuba arimo umuyobozi kubera ko ndi artist ndeba umuntu nkamukora ku kirenge nkamugeza hejuru nkaba namwigana nkabona uko yifata nkabona uko avuga nicyo kintu burya kimfasha nkora nanaliza n'ibitandeba niyo mpamvu mvuga utugambo tukandenga ariko ako kana gahujeho na Fande Kagame ko kuba umukozi cyane no kuba wa munyamakuru wabibaje Kagame ntabyumvise ngo abantu bakubona gute na gute tarigiye tavuga ngo nabibajije karamunyitukira Kagame akamusubiza niyo mugabo nuko ameze yesi njya mpesha sinyari kiminwa nako wa gatatu wenda kumera ko cyari ko mu bundi buryo namuretse
umugabo ni umukozi rwanyonga ndabyemera ngewe mwirirwe kandi